Muri episode tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gusubiza message y'umuntu muri groupe ya WhatsApp ukayimusubiza mu ibanga nta wundi muntu umenye ko umusubije iyo message. Nitwa Jean Claude Nsengiyaremye. Kuri WhatsApp umuntu ashobora kwandika message muri groupe. Wowe ukaba ukeneye kumusubiza nta wundi muntu umenye ko umusubije muri iyo groupe murimo. Ese bigenda gute? Winjira muri application yawe ya WhatsApp nkuko bisanzwe. Wamara kwinjira muri application yawe ya WhatsApp ukinjira muri groupe runaka irimo message bakwandikiye. Reka twinjire hano muri iyi groupe hanyuma turebe. Urabona muri iyi groupe abantu benshi bagiye bandika message zigiye zitandukanye. Ariko se ukeneye kuba wasubiza imwe muri izi message kandi ugasubiza nyirayo wenyine wabigenza gute? Uraza ukareba mu izo message umuntu ukeneye gusubiza inbox nuwe. Reka dusubize uyu nguyu. Mu gusubiza uyu nguyu ukanda kuri message ye ukagumishaho urutoki. Ngira ngo urabibona ko message yabaye selected. Nyuma yo gukanda ukagumishaho urutoki urazamuka ukareba hejuru mu nguni ku tudomo dutatu. Ngira ngo urahabona kuri turiya tudomo dutatu. Turiya tudomo dutatu rero udukandaho. Iyo umaze gukanda kuri turiya tudomo dutatu nkuko mubibona, nyuma yo gukanda ku tudomo dutatu urabona ko haje ibintu bikurikira: copy, reply privately, message to, yes. Nubango hanga message to Gsense. Hariya ushobora kohereza message mu iyo groupe ubamo. Hariya hejuru ushobora gukopiya iyo message, ariko twe icyo tugambiriye ni gute wasubiza wa muntu mwibanga. Urakanda hano kuri reply privately. Reply privately. Hanyuma numara kuhakanda urahita winjira inbox ujye kuvugana n'uriya muntu wenyine, kandi nawe mu kuvugana nawe urabona ko ya message ye byanditseho inbox ya message ye niyo ugiye gusubirizaho, hanyuma umuvugane gira uti wenda ndahari ni urugero, I am there. Hanyuma mutangire muvugane. Ngira ngo nuku bigenda. Buryo ki ushobora kuba wasubiza message y'umuntu wakwandikiye muri groupe kandi ugasubiza ya message yakwandikiye mwibanga nta wundi muntu ubimenye. Ngayo nguko uko bigenda. Cyane cyane ibi bikoreshwa igihe hari ubucuruzi buri kubera muri groupe runaka, cyangwa se ukaba hari icyifuzo ushaka kugeza ku muntu runaka bitewe n'ibyo ubona atambutsa muri groupe, kugira ngo mubashe gukorana mu buryo bugiye butandukanye. Ndabashimira mwe mwese twabanye muri iyi video. Nanone kandi niba hari abashya batarakora subscribe, mugerageze mukore subscribe kandi wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'ibiganiro byacu tuzabagezaho hano kuri Gsense Group. Nakagaruka rero, ntimuzigere mucikwa episode zitaha kandi mbijeje ko zizaba nziza cyane. Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.